turi muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri aho twagiye gusura Choral Mwamikazi wa Fatima. Ni korali ifite ibigwi bikomeye ko iri mu bukombe bw'amakorali mu myaka igera kuri 50. Ni gahunda rero dusanzwe dukora yo kwegera korali zitandukanye tukaganira, ariko ku buryo bw'umwihariko muri iyi diocese ya Ruhengeri, iyi Paruwasi Katedrali yaragijwe umubyeyi wa Fatima, Mwamikazi wa Fatima, niho iri jambo rituruka. Ubwo rero kuba iyi korali nayo ariko yitwa, hari ikintu gikomeye muri iyi minsi duteganyiriza, ni igitaramo gikomeye cyane. Igitaramo kizaba hano muri iyi Paruwasi Katedrali ku tariki 7 Gicurasi cyangwa se z'ukwezi kwa gatanu ku batazi neza aya mezi mu Kinyarwanda. Hari igitaramo kizabera hano muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri, ni muri Centre Pastoral hano mu Ruhengeri. Mbere yuko rero tuganira, reka tubanze n'isengesho, hanyuma tuganire byinshi byimbitse kuri iyi korali n'uburyo iri gutegura iki gitaramo. Bisaba iki kugira ngo tukijyemo, kizaba ryari, isaha zingahe, hanyuma tunakurarike. Reka rero perezida ucyuye igihe muri iyi korali niwe ugiye kutwinjiza muri iki kiganiro n'isengesho, hanyuma na perezida ubwo uriho ubu ngubu niwe uri butuhe amateka, baraza kudufasha, ndetse n'aba bakristo urimo mubona bahimbaza Imana binyuze mu ndirimbo bari muri iyi korali. Tuganire, ikaze, dutere kwisengesho. Ni muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima, ni muzima, Kristo Yesu ni muzima. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye umutima wawe kwera babukunde, oreza byose bibe bishya nisizabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kunegerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize usabira tukabanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira, amen. Nebaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka wowe n'iteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Twese tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Mubyeyi wanogeye Imana, twigishe kuyisenga, ejo abayobe bataduseka, tukazakorwa n'ikimwaro. Tuzabyina birenze ibi, tuzikaraga byabeza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Twese tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba dutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Kristo Yesu akozwe iteka ryose. Nitwa Buregera Innocent, nkaba n'umuririmbyi wa Choral Mwamikazi wa Fatima, ariko nkaba narahoze ndi perezida wa Choral Mwamikazi wa Fatima mu gihe cy'imyaka 2 ishize. Turi kumwe n'undi mugabo hano hafi yanjye, nawe reka ahite atwibwira kugira ngo dukomeze. Murakoze,
nitwa Rwamigo Theogene nkaba ndi umuririmbyi wa Choral Mwamikazi wa Fatima ariko kugeza ubu akaba ari nje perezida wa Choral Mwamikazi wa Fatima muri iki gihe cy'imyaka 2. Murakoze cyane. Murabyumvise ko kuri korali bagira n'imyaka bagira n'amanda. Mu myaka 2 yashize, reka wari perezida aduhe gato ku mateka y'iyi korali mu nshamake mu munota umwe. Murakoze. Choral Mwamikazi wa Fatima ni korali yavutse mu 1970. Ubu uyu munsi dufite imyaka 53. Tuzayihimbaza ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo wa 2023. Arakoze cyane. Kuba rero iyi korali mu myaka kuva mu 1970 ni imyaka myinshi cyane, mwabyumvise igera muri 50 n'indi. Reka rero duhite tunaganira, atubwire iyi korali itangira yari igizwe n'abande, yari igizwe n'abantu ki mu byiciro nk'ubu turimo tubona, turavuga urubyiruko cyangwa se n'abantu bakuza, duhe ishusho y'ukuntu yatangiye. Murakoze. Choral Mwamikazi wa Fatima igitangira yatangiye muri korali uko tubona uko nguko. Nta numwe uriho watangiranye nayo. Kuko hashize imyaka myinshi. Hashize imyaka myinshi. Kubwo mpamvu rero tuyigeramo twebwe twasanze ari urubyiruko ruyiririmbamo kugera muri 96 n'umunani nibwo abantu bakuze bamaze gushaka, cyane cyane nk'abakuriye muri korali barashakaga bakanaguma muri korali. Ari nayo mpamvu tukirimo kugeza ubu ngubu, kuko ndakekeza ko ngiye natangiye kuririmbamo muri 89. Kugeza ubu rero turavanze, turi abagabo, abagore, abasore, inkumi ndetse n'urubyiruko rukiri rutoya nkuko namwe mubibona. Barakoze cyane, babanze babiha n'amashyi rwose korali. Manze mbasaba amashyi menshi cyane, barakoze. Ari nayo mpamvu tugiye gukomeza tunaganira. Noneho tumaze kumva isura mu nshamake, amateka ntago tuyagiyemo byimbitse, tuzakora ikiganiro kirambuye. Iki tugendereje uyu munsi ni ukugira ngo tuganire ku gikorwa kirimo gutegurwa. Ariyo mpamvu perezida tugiye kuganira, tubwire igikorwa kirimo gutegurwa n'iyi korali Mwamikazi wa Fatima hano muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri muri uku kwezi kwa Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu. Ijambo ni ryawe perezida. Murakoze munyamakuru mwiza. Nk'uko mubivuze turimo kwitegura igitaramo, konseri ibanziriza umunsi mukuru wa Mwamikazi wa Fatima. Nk'uko perezida yabivuze ucyuye igihe, ni umunsi uzaba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, ariko icyo gitaramo tukaba tugitegura ko kizaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Azaba ari saa 8 kibere hariya muri salle polivalente ya Fatima. Icyo twabasaba ni ukudushigikira, mukaza mukakitabira, mwe mudukurikiye hano kuri Pacis TV. Noneho icyo nababwira kandi, kwinjira ni ubuntu, ariko n'inkunga yanyu irakenewe, koko dore ko Choral Mwamikazi wa Fatima ijya ikenera ibintu byinshi. Muzaze dufatanye gutaramira umubyeyi. Murakoze. Perezida urakoze, uratubwiye uti kwinjira buri wese aratumiwe, ariko ubwo wasanga hari uburyo. Hari igihe korali akenshi ikora igitaramo ntishyire uburyo bwo kwishyuza, ariko hakaba ari n'uburyo bwo kuyishyigikira. Twagira ngo dusobanurire niba ari muri urwo rwego nuko biteganijwe. Murakoze, kubera ko ubundi ko nzi ko abazakitabira bazaryoherwa. Tuzashyiraho agaseke, ufite icyo yazanye akumva ashaka gutera inkunga Choral Mwamikazi wa Fatima azegezwa agaseke rwose ashyiremo nta kibazo. Ntekereza abazaza ahubwo bagombye kugira uburyo bwo gushyigikira korali, ko bazaba baje kuryoherwa. Bakristo muduteze amatwi cyangwa se mudukurikiye, si abakristo gatolika gusa, nzi ko hazamo n'abandi bo mu yandi madini n'amatorero. Tujya kuri stade hariya tukareba imipira tukishyura amafaranga menshi, kuki tutashyigikira korali zacu? Reka rero na perezida atwunganire, amwunganire ku kijyanye n'iki gitaramo. Kizaba saha zingahe? Kizabera hagana ko hano muri Centre Pastoral ari hanini kugira ngo tuyobore abantu, ari abaturuka mu mujyi wa Kigali, ari abaturuka muri diocese ya Nyundo hariya i Rubavu ku Gisenyi. Ni hehe kugira ngo tumenye igihe n'ahantu? Murakoze. Igitaramo kizatangirira ni saa 8. Aho kizabera, abaturuka mu mujyi wa Musanze bazamuka bagana stade Ubworoherane. Imbere bahita babona etage ihari yanditseho Centre Pastoral Notre Dame de Fatima.
barayihitaho bakazamuka ku muhanda berekeza kuri paruwasi katedrali ya Ruhengeri. Ubwo uturutse mu mujyi ni bumoso bwawe uhita ubonaho Salle Prévalente Notre Dame de Fatima yubatse. Naho ngaho hafi nta mayobwa hari. Abaturutse ku muhanda wa Cyanika bazanyura kuri katedrali bamanuke bagana kuri stade n'ubundi ubworoherane. Naho hafi ibirango bizaba bihari ku buryo mbese nta muntu uzayoba. Birumvikana ni byiza. Reka Perezida nanone mugenzi wawe atubwire umwihariko w'iki gitaramo ndetse n'udushya tuzaba turimo kugira ngo tuzaze rwose abantu batangiye gutera ipasi no guhita babona iki kiganiro bakavuga bati twose tugomba kuza. Ariko umwihariko muri iki gitaramo uzaba ari uwuhe n'udushya duteganyijwemo? Murakoze. Umwihariko n'udushya ni twinshi, dore ko wenda hari icyo tutababwiye. Dufite abana twita itsinda ry'abatoni bamwe batamba mu kiliziya. Abo nabo bafite indirimbo, imbyino bakora mu midiho, abo nabo bazaba bahari. Babandi batubyinira agace gato tugataha tukibifuza. Yego, dore iryo tsinda rigera ku bana 150 aribo ba Fatima batoya. Noneho ikindi tuzaririmba indirimbo zisingiza Imana iza gakondo. Noneho ntabwo turirimba ikinyarwanda gusa, n'uruzungu ruzaba rurimo. Mbese muri bake ntawe uzacikanwa. Dufite n'igisope kirimo, tuzacinya n'akadiho rwose. Gutarama bukarinda bugacya. Hazaba hahiye mu mvugo y'ubu. Yego. Reka rero twongere n'ikibazo kimwe gisigaye kugira ngo twinjire no ku majwi gatoya dukurikirane na repetition niyo tubasanzemo. Hanyuma aho muzaba muri weekend abantu hirya no hino bavuga ati mu nkengero z'umujyi ndasohokera aha naha, mbashe kuba nagira icyo gufata cyo kurya cyangwa cyo kunywa, mbashe kuba nasohokana n'umuryango wanjye. Icyo kintu mwamwaragitekerejeho ku buryo umuntu atavuga ataho kugira ngo nge muri iyi quartier yindi reka nze kuko ndabona n'icyo kurya n'icyo kunywa. Ibyo bintu mwabitekerejeho gute? Ibyo twarabitekereje, tuzifatanya na Centre Pastoral. Centre Pastoral rwose izaba ifitemo icyo kunywa. Hano iwacu dukunda kwita kamushikake, nako kazaba gahari. Bazaze rwose, birahari, biteguye neza. Kandi Perezida ashaka kugira icyo yongeraho kuri icyo kintu. Niyongereho tutazicwa n'inyota cyangwa ari kwibagirwa ikirayi. Ari kwibagirwa ikirayi bita Kinigi kizaba kihari. Yego. Inkoko iwacu turazoroye, yewe n'amatungo amugahene, agakoko, ibyo byose nta kizaba kibuze. Buri wese ku rwego rwe ukazabashoboye, nta nyota nta nzara iwacu. Perezida, mu mujyi wa Kigali abantu baranyotewe cyane cyane ko igitaramo kigiye kuba nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Hari buryo abantu bari barigunze, abari mu mujyi wa Kigali bo ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Ni iki mubabwira kugira ngo iyo weekend yo ku tariki 5 tariki 7 z'ukwezi kwa 5 hazaze gutaramira hano mu Ruhengeri? Nibaze abanyakigali nibashire amakote muri kava, abadame badushanana bashiremo mavarisi, abanyarubavu nabo no kuri kagasambaza kiwabo rwose batuzanire nabo baze badusangiza iby'iwabo natwe tubasangiza iby'iwacu. Nibaze ni karibu hazaba hashyushye rwose, baze dutarame nyuma yuko Imana itugiriye ubuntu tukongera tugahura turi abantu benshi. Murakoze. Arakoze cyane rero Perezida. Reka ba Perezida ntabwo twabambura ijambo kuko ni iryaba, ariko twifuza kugira n'abaririmbyi nabo tubaha ijambo nka babiri bari muri korali. Turafata umumama umwe uri hafi na Histaza. Mama, nyegera wowe ufite umwana, gira hino tuganire rwose tuguhe ijambo. Arakoze cyane. Nitwa Mukarukona Angelique, nkabandi umuririmbyi wa Choral Mwamikazi wa Fatima mu ijwi rya rito. Mu by'ukuri Choral Mwamikazi wa Fatima kubera ko isanzwe igira itsinda ry'abana kuva kera, natangiye mbyina mwabo bana bitwa batoni ba Yezu. Uri umukobwa mutoya? Ndi umwana. Nari umwana nkabyina, ariko kubera ko iryo tsinda rimeze nka pepiniere ya korali, abaririmbyi benshi bamwe barapfuye. Ubwo bisaba ko abana bari baciye akenge muri abo babyinnye babafata babashyira mu baririmbyi. Ubwo korali nayinjiyemo 98
subwo mu kwa 9 nzaba mfite 2025 ndumuririmba. ni ukuvuga ngo mu byahungabanyije korari na jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 yarayihungabanije. Yarayihungabanyije wenda nuko icyo gihe ntari mpari. Nibyo urakoze cyane. Nyuzamo amaso hano inyuma ndebera undi mu mama mwari muri kumwe muri ibyo bihe, niba hari wari urimo nawe tumutunga agatoki cyangwa se umupapa undi muntu hafi muri ibyo bice, niba hari urimo umudutungira agatoki aze n'abagira icyo atubwira mu bantu bari bukombe muri iyi korari. Arakoze cyane, natambuke nyegera twegere hano aho ngaho, reba hano imbere. Kristo Yezu akuzwe. Iteka ryose. Nitwa Uwimana Claudina, natangiye muri iyi korari ndi umwana muto mfite imyaka 13. None ubu ufite ingahe? 40. Mumumbera amashyi ariko. Umubyeyi Bikira Mariya zikurera. Yaratureze atwonsa ku gishura cye turakura. Twayigiriyemo ibihe byiza. Bagenzi bacu nk'uko umuvandimwe abivuze baratambutse, ariko turasigara, twe dusigaye turavuga tuti tuzakomereza aho abandi bari bagejeje. Arakoze cyane, reka tumushimire, reka tureba no mu bajene rero. Kristo Yezu yakuzwe. Iteka ryose. Nanjye nitwa Dusingizimana Jacques, nkaba ndirimba muri Choral Mwamikazi wa Fatima. Icyo nashishikariza abazaba baje kureba bitabira igitaramo tuzaba twagize ku itariki 7, bazaze ni karibi, tuzaba twahatwitse, tuzahashumika. Hazaba haye kabisa. Yego. Ni karibu. Yego. Mereza mikoro uwo mumama uri hafi yawe. Mama ngwino. Ihute rwose. Ryose aba mama kuri itariki 7 z'ukwa 5 bareka indi mirimo yose baze gukurikira igitaramo. Abamama bose ndabifuriza kugira ngo baze, ndi kubararika mu gitaramo cya Choral Mwamikazi wa Fatima, mbaza dufatanye gusingiza Imana. Hano mu Ruhengeri bizaba bishyushye. Bizaba bishyushye pe. Wowe uririmba kuri hejwi? Ndimba muri soprano. Indirimbo ushaka iyo ari yo yose, zamura ijwi ryawe. Imana n'umubyeyi, Imana n'urukundo, yo yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, ikababarira uwacumuye kubw'imbabazi zayo. Nzayishima igihe cyose kuko ariyo rukundo. Arakoze cyane, arakoze. Reka rero reka twegere ku musozo noneho. Iyi korari ni korari yakoze amateka, ifite indirimbo zitandukanye. Buri korari igira indirimbo nk'ebyiri cyangwa 3 izwiho, ari imbyino zishyushye zituma abakirisitu bahaguruka mu gihe cyo gushimira, baduha indirimbo imwe. Hanyuma hano twari turi ku kibuga hano ku ishuri, uko mwabonye mu ishuri rya primaire rya Saint Marc. Dorete twimukira gato muri sale bakoreramo repetition naho, ariko tugiye kuva hano babanze rwose badushyushyeho gato kugira ngo nawe amatsika kwitura uko bizaba bimeze. Zagumi wawe mbumbati y'ukuri, ukwemera kumera inka binkingira. Zahora nsenga kandi namaze, ntabwo nzenda. Yesu ndakwihaye, ndaje iwawe mwami w'amahoro, ni wowe tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere neza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa jambo. tuzabyina Tuzabyina dushimira Imana.
tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose. Mubyeyi wanogeye Imana twigishe kuyisenga, ejo abayobe bataduseka tukazakorwa n'ikimwaro. tuzabyina tuzikaraga yabeza dusanga Mariya mu ijuru kwa jambo twese tuzabyina dushimira Imana tuzatamba dutambutse turirimbe mu ngeri zose. Muture n'Imana wabaye irembo rya jambo, twigire tuzasaba Imana uzatubera inzira nziza. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzikaraga imbere y'abeza nidusanga Mariya mu ijuru kwa jambo. twese tuzabyina Dushimira Imana tuzatamba cyane dutambutse